Mu bihugu byinshi bitandukanye nk'Ubuyapani, ubwoko bw'amaraso ni kimwe mu bimenyetso bagenderaho bita ku myitwarire y'umuntu n'uburyo bashobora kumwitwaraho. Ubusanzwe habaho ubwoko bw'amaraso bugera kuri bune, aribwo A, B, AB ndetse na O. Amaraso ni tumwe mu turemangingo karemano tugize umuntu, aho usanga ubwoko bw'amaraso yawe bufitanye isano n'imyitwarire yawe. Gusa ariko nanone ntabwo wagendera ku bwoko bw'amaraso uvuga imyitwarire y'umuntu, kuko usanga sosiyete tubamo, aho tuvuka, amadini, byose bigira uruhare mu myitwarire yawe. Nitwa DJ Wayase, nibyo uri kuri Nest Marketing Rwanda. Nest Marketing Rwanda, a source of inspiration. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe muri bimwe biranga abantu bitewe n'ubwoko bw'amaraso bafite kandi bifitanye isano n'imyitwarire ya muntu. Kora subscribe kuri Nest Marketing Rwanda, ufungure notification, ubundi byegeranyo bicukumburanye ubuhanga nk'ibi bikugeraho ku gihe. Ibiranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A. Abantu bafite amaraso ya A ni abantu bagira amarangamutima menshi, barihangana no gukorera hamwe n'abandi biraborohera. Ni abahanga kandi aba bantu uzasanga bagira urukundo rwinshi cyane, bakunda amahoro kandi ni abantu usanga batajya bakunda kuburana. Ariko nanone ni abantu bakunda kurinda abo bakunda cyane, baritwararika cyane, bagira gahunda ndetse n'impuhwe, baribwiriza kandi bakunda kubahiriza inshingano bahawe. Bakunze kuba abizerwa cyane mu bintu bisaba ubunyangamugayo, bakunze gufata umwanya uhagije cyane ku bintu bakabisesengura mu buryo bwimbitse. Banga abantu babatunguza ibintu batigeze babateguza mbere, bagira kwihangana cyane, biragoye ko bapfa kuvuga ibibarimo. Imyitwarire mibi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A bakunda kugira. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A bagendera ku mategeko cyane, baritwararika bikabije ku buryo bibangamira abo bari kumwe. Ntibajya bapfa kwizera umutekano wabo na gato. Buri kanya baba barimo gutekereza ku tuntu twose baduhuza n'ibyahise n'ibirimo kuba uwo mwanya. Bagira amarangamutima adasanzwe cyane, nk'iyo bishimye bishima nk'abazapfa ejo. Ibiranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B, aba ni abantu usanga bakunda guhanga udushya cyane, bafata imyanzuro vuba, gusa ntabwo bakunda kugendera ku mategeko. Nanone ni abantu bakora ibyo bagomba gukora kuko babishyiraho umutima. Bigirira icyizere kandi bakizera ko ejo habo hazaza hazaba heza. Kubasaba serivisi biroroha, baba inshuti y'umuntu uwo ari we wese bahuye kandi bakamukingurira umutima. Bamenyera vuba ahantu hose bagiye bwa mbere. Bakunda iminsi mikuru n'imikino bikabije, bakunda kwanga kuba bari bonyine kandi bakunda gushobora ibyo kurya cyane. Imyitwarire mibi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B bakunda kugira. Bakunze kwibagirwa, bafata icyemezo uyu munsi ejo bakagihindura. Ntibajya bashobora kubahiriza inshingano bahawe, barikunda bikabije. Bakora ibyo batekereje ubwabo batitaye uko abandi baza kubifata. Bakunze kwica amategeko. Iyo bahuye n'ikintu kibashengura umutima, agahinda kabo kamara igihe kirekire. Ibiranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB, aba nabo ni abantu bafite imyitwarire igoye kubera ikintu bakunda guhisha imyitwarire yabo ku bantu batabazi, ndetse ni abantu bafite imyitwarire y'ubwoko bubiri. Bazi gukurikira inzozi zabo cyane kandi bakanamenya no gukurikiza amategeko. Bakunda kuba batuje, bagira amarangamutima nk'ay'abantu bagira ubwoko bw'amaraso bwa A. Bakunze kwizera imbaraga z'imyuka cyane nko guterekera cyangwa iby'ubuhanuzi.
bagira ubuntu n'impuhwe kurusha ab'ubundi bwoko bw'amaraso. Ntibakunda ko hari umuntu umenya ubuzima bwabo bwite. Birinda kugirana ibibazo n'abantu, kandi bakunda kugira ibintu bibashimisha cyane nk'imiziki, filime, imikino ndetse n'ibindi. Bakunze kuba indahemuka cyane mu rukundo ugereranije n'abo mu bundi bwoko bw'amaraso. Imyitwarire mibi bakunda kugira, bagira inzika bidasanzwe kandi ntibapfa kukubabarira iyo mwagiranye ikibazo. Iyo bagize ikintu kibashengura umutima babimarana igihe kirekire. Kandi nanone ikindi wamenya nuko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB barakazwa n'ubusa. Ibiranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O, aba ni abantu bafite imyitwarire myiza dore ko bakundwa n'abantu cyane. Bafite imyitwarire yo kuba abayobozi, bakunda kwiha intego nini cyane ubwabo kandi bagerageza gukora cyane kugira ngo bazagere ku byo biyemeje. Bagira amagufa akomeye kandi bagira ubudahangarwa ku buryo badapfa kurwaragurika. Bamenya kuyobora, ntibapfa kugira ubwoba kandi bazi guhangana n'ibihe by'amakuba ntibibahungabanye. Ntibakunze kugira isoni mu gihe bagize icyo basabwa cyangwa kuvugira imbere y'abantu. Bagira ubuntu kandi bakanakunda gufasha abandi cyane. Ni nayo mpamvu bakunze kugira inshuti nyinshi cyane. Bakunze kuba abanyempano zigaragara kurusha abandi bo mu bundi bwoko bw'amaraso. Imyitwarire mibi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O bakunda kugira, bakunze kuba abirasi kubera ukuntu bagira ukwiyumva. Bakunda gukora ibintu bashaka ko bihita birangira ntibafate igihe gihagije cyo kubinonosora. Bakunda kwandarika ibintu ku buryo nko mu nzu yabo usanga harimo akajagari kenshi cyane. Bagira umuco wo kutava ku izima, bakunda kugira ishyari, bakunda kurakara nk'iyo umuntu abakebuye bakoze ikosa cyangwa bitwaye mu buryo budahwitse. Kuba indahemuka kubo bakundana cyangwa bashakanye bikunze kubagora kuko bakunda kujarajara mu nkundo cyane. Reka nkwibutse ko uri kuri Nest Marketing Rwanda. Nest Marketing Rwanda, a source of inspiration. Twandikira muri comment ikiganiro ushaka ko tuzakugezaho ubutaha. Nanone kandi ushaka kutwandikira muri comment ese ni iyihe myitwarire wowe ufite itandukanye niyo twavuze muri kino cyegeranyo.